ibyiringiro byiza by'umugisha n'agahozo ku bana b'Imana ibyiringiro byiza by'umugisha n'agahozo ku bana b'Imana Yesu agiye kujya mu ijuru yadusigiye ibyiringiro by'umugisha n'agahozo buri muntu wese utuye ku isi azabona umukiza Yesu agarutse azanye n'ubwiza butavugwa tumubone agarutse abakiranutsi bazishimaga agarutse abanyabyaha bazamuhungaga agarutse abasinziriye mu bituro bazazuka bamubone bazinjirana n'umukiza mu rurembo yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu murwa yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu bwami bwe yaduteguriye bazinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro bazinjirana n'umukiza mu rurembo yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu murwa yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu bwami bwe yaduteguriye tuzinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro ubuhanuzi burasohoza ibyiringiro by'umugisha ku bana b'Imana Imana itumenyesha umunsi umwami azagarukiraho ahubwo itegure abamwiteguye bose bazajyana nawe bazinjirana n'umukiza mu rurembo yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu murwa yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu bwami bwe yaduteguriye tuzinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro bazinjirana n'umukiza mu rurembo yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu murwa yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu bwami bwe yaduteguriye tuzinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro hariho bamwe bavuga ngo uhereye igihe itorero ryatangiriye muri iyi si bavuga ngo Yesu azaza ryari kuri wa munsi ntarengwa nyamara Yesu azaza abamutegereje bameshe imyenda yabo bazinjirana n'umukiza mu rurembo yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu bwami yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu bwami yaduteguriye tuzinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro bazinjirana n'umukiza mu rurembo yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu murwa yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu bwami yaduteguriye tuzinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro
byarabambwe byose mbega ukuntu yabyikoreye Yesu mbega ukuntu yababajwe cyane ajyayo ajyanyweyo n'ibyaha byanjye byarabambwe byose byarabambwe byose mbega ukuntu yabyikoreye Yesu mbega ukuntu yababajwe cyane ajyayo ajyanyweyo n'ibyaha byanjye wanjakaramata muhimbaza ubudacogora nirimbisha umunwa n'umutima wanjye kuko ibyaha byanjye byabambwe nzabana n'umukiza wanjakaramata muhimbaza ubudacogora nirimbisha umunwa n'umutima wanjye kuko ibyaha byanjye byabambwe byarabambwe byose byarabambwe byose mbega ukuntu yabyikoreye Yesu mbega ukuntu yababajwe cyane ajyayo ajyanyweyo n'ibyaha byanjye byarabambwe byose byarabambwe byose mbega ukuntu yabyikoreye Yesu mbega ukuntu yababajwe cyane ajyayo ajyanyweyo n'ibyaha byawe ajyanyweyo n'ibyaha byanjye ajyanyweyo n'ibyaha byawe ajyanyweyo n'ibyaha byawe intambara hagati ya Kristo na Satani igiye kugira iherezo intambara hagati y'ukuri n'ikinyoma igiye kugera ku musozo urugamba rukaza umurego bavandimwe iyo rugiye kurangira mukomere mukuri mushikame mukwizera kandi mutajegajega mutegereze mwihanganye mufite ibyiringiro kandi mutajegajega mukomere mukuri mushikame mukwizera kandi mutajegajega mutegereze mwihanganye mufite ibyiringiro kandi mutajegajega urugendo rw'abana b'Imana amatsiko zijyuzaro tumusugeze inziga z'amagare y'ibicu zizaririmba zizibwiriza gusingiza Imana amababa y'amagare nayo azaririmba ubwo urugendo rutangire uwera umuziranenge uwera umuziranenge uwera umuziranenge uwera umuziranenge abamarayika nabo bazaba baririmba ibyaremwe nabyo bizaba biririmba uwera umuziranenge uwera umuziranenge uwera umuziranenge uwera umuziranenge umwami Yesu azaturwa ku bicu feri ya mbere ni mu murwa wera
tuzatumbagira iki kirere isanzure ryose turirenge tuzarenga iyi mibumbe yose twigerere iwacu mu ijuru nibyo koko tuzayirenga 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 yose tuzayirenga tuzayirenga yose tuzayirenga koko tuzayirenga ubwo tuzaba duhawe ikaze amajwi azasakara ikirere tuzasingiza umwami w'abami ibihe byose ukwiriye inkoni y'ubutware bazaba bari hafi guhura ngo bavuge iby'agakiza kacu bavuga uko nacumuye bavuga uko nakize abacunguwe twese tuzaba turirimba tuti mwami warakoze bavuga uko nacumuye bavuga uko nakize abacunguwe twese tuzaba turirimba tuti mwami warakoze bavuga uko nacumuye bavuga uko nakize abacunguwe twese tuzaba turirimba tuti mwami warakoze ni mu ijuru ahataba urupfu hahora ibyishimo turi mu rugendo tugana i Siyoni mu ijuru ahataba urupfu hahora ibyishimo abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira Yesu wagize neza abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira Yesu wagize neza tugeze mu ijuru hazaba ho kuramukanya mbere y'abizera twese tuzatangara tugeze mu ijuru hazaba ho kuramukanya mbere y'abizera twese tuzatangara abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira Yesu wagize neza abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira Yesu wagize neza umva ningerayo nkabura uwo twafatanyaga umurimo w'Imana nzahita ntangara umva ningerayo nkabura uwo twafatanyaga umurimo w'Imana nzahita ntangara abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira
shimwa Yesu wagize neza. abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo bati shimwa Yesu wagize neza. ningerayo abona umuntu wari mubi duhagararanye nzahita ntangara. ningerayo nkabona umuntu wari mubi duhagararanye nzahita ntangara. abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo bati shimwa Yesu wagize neza. abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo bati shimwa Yesu wagize neza. abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo bati shimwa Yesu wagize neza. ndashaka kuvuga uko yankunze kuva kera igihe yandemaga mazakana cungura namenye ko atazansigirira. Yesu yampitiyemo kundema nkaho maringo, Yesu yampitiyemo kuncungura nkaho nari mari. uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza namenye ko atazansigirira. yampitiyemo kundema nkaho maringo, yampitiyemo kuncungura nkaho nari mari. uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza namenye ko atazansigirira. dukoreye birenze kure ibyo nari kumusaba kugira ngo nkorere. yatanze ubugingo bwe asesa amaraso ye kandi ari twe twamuhemukiye. Yesu yampitiyemo kundema nkaho maringo, yampitiyemo kuncungura nkaho nari mari. uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza namenye ko atazansigirira. Yesu yampitiyemo kundema nkaho maringo, yampitiyemo kuncungura nkaho nari mari. uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza namenye ko atazansigirira. ndashaka kuza jyayo gushimira Imana data. ndashaka kuza jyayo gushimira umwami Yesu mu gihe ngitegereje kwaza njya niwe nanjye muhaye umutima wanjye. Yesu yampitiyemo kundema nkaho maringo, yampitiyemo kuncungura nkaho nari mari. uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza namenye ko atazansigirira. Yesu
yamitiemo kundema nkaho maringo yizemo yamitiemo kucungura nkaho nari mari umuremyi wanjye akaba n'umukiza namenye ko atazansigirira Yesu namenye ko atazansigirira Yesu namenye ko atazantererana Yesu namenye ko atazansigirira Yesu namenye ko atazantererana Yesu namenye ko atazansigirira Yesu namenye ko atazantererana. Muri uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza kibanziriza icyigisho cy'ejo. Ni icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuki intsinzi zabanje zitera kwirara. Kubera iki? Intsinzi zagize gute? Zabanje zitera kugira gute? Zitera kwirara. Uyu munsi hari abantu benshi muganira akakubwira ati njyewe ntundebe gutya, nigeze kugira ibihe byiza mu Mana, nigeze kuba iki, kera nari imeze gutya, ugasanga byari ibihe by'intsinzi, ariko izo ntsinzi zagiye zimuherana. Muri ubu buzima bwa buri munsi abantu barimo baragenda bagera ku ntsinzi zitandukanye, barangiza bakirara. Ushobora kuba warabonye intsinzi y'akazi, ushobora kuba warabonye intsinzi yo kubaka urugo, ushobora kubona intsinzi yo kubaka inzu, ushobora kubona intsinzi yo kwiga amashuri, ushobora kubona intsinzi yo kubona ibintu byose upanga bigenda neza. Ariko izo ntsinzi iyo utazitondeye hari igihe zimira izindi ntsinzi. Hari intsinzi zo mu mubiri, hakaba n'intsinzi zo mu mwuka. Kenshi na kenshi hari abantu bakira intsinzi z'umubiri, byarangiza izo ntsinzi zigatuma nta ntsinzi z'iby'umwuka bazongera kugira. Ariko muri uyu mugoroba nagira ngo tujyane mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Abantu bazabatizwa ejo bantega amatwi cyane, n'abantu babanye n'Imana mu bihe byahise, uyu munsi bikaba bitameze neza. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 14, ndasoma guturuka ku murongo wa 5. Umwami w'Abisiraheli arwana n'umwami w'Abayuda. Umurongo wa 5, bukeye ubwami bwe bumaze gukomera, Bibiliya irimo iratubwira ku murongo wa 1 ngo mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Yehowasi mwene Yehowazi umwami w'Abisiraheli, Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda yarimye. Atangira gutegeka amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Yehoyadina w'i Yerusalemu. Akora ibishimwe imbere y'Uwiteka, ariko ntiyahwanyije na ba sekuruza Dawidi, ahubwo yakoraga n'ibyo se Yowasi yakoraga byose. Ariko ingoro zo kutununga ingoro zari zitakuweho, abantu bari bagitamba ibitambo bakosereza imibavu muri izo ngoro. Bukeye ubwami bwe bumaze gukomera, arahora yica abo bagaragu bari barishe se ari umwami. Ariko abana babo bicanyi ntiyabica nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose. Uko Uwiteka yategetse Mose ngo base w'abana ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora base, ngo ahubwo umuntu wese azahorwe icye cyaha. Bukeye yica mu Bedomu abantu inzovu imwe. Atangiye kurwana n'Abedomu, ubwoko bwarwanaga n'Abisiraheli cyane. Bukeye yica mu Bedomu abantu inzovu imwe, abatsinda mu kibaya cy'umunyu, atera Isera arahatsinda, ahimba Yokiteli na bugingo n'ubu. Hanyuma Amasiya yohereza intumwa. Mwumve, amaze gutsinda intsinzi ebyiri, arimo araserebura, abantu bamwe barambwira bati ni wowe mwami, ni wowe muntu ukomeye. Hanyuma Amasiya yohereza intumwa kuri Yehowasi mwene Yehowahazi ati, mwene Yehu umwami w'Abisiraheli ati, vayo twibonanire. Ariko reka mbabaza, ikinyabupfura iyo umwami yageze ku rwego abura ikinyabupfura kaba kabaye.
arimo arabwira umwami w'ikindi gihugu ngo vayo tugire gute twibonanire. Yehowasi umwami w'Abisiraheli atuma kuri Amasi y'umwami w'Abayuda ati, igitovu cy'Ilebanoni, igitovu murakizi uko kimeze, cyatumye ku mwerezi w'Ilebanoni kiti. Reka ngire ikintu mbabwira, umwerezi w'Ilebanoni ni igiti cy'inganzamarumbu kinini cy'ikinyambaraga. Noneho namwe mwibaze, igitovu ubwo gitumye ku giti, kirangije kirakibwira kiti, umuhungu wanjye umushyingira umukobwa wawe. Bukeye inyamaswa yo mu kibira cy'Ilebanoni iragikandagira. Reka mbabaze, icyapfuye ni iki? Ni igitovu, ni umwerezi? Ni igitovu kirimo kiriyemera. Igitovu nta kigenda cyacyo rwose pe, n'inyamaswa iramutse ije yagira gute? Yagikandagira. Uyu mwami icyakora watsinze i Bwedomu, mu mutima wawe uriyogeza, nuko byirate ariko ugume imuhira. Niki gituma wishyira mu bitari ibyawe ngo bikugirire nabi ukagwa wowe ubwawe hamwe n'abaki n'Abayuda? Urenzwe ute? Ni igiki cyagukanguye? Waretse kwigirira nabi. Nibyo koko hari utuntu tw'insinzi wagezeho, watashye ugasereburira mu mutima ukaguma iwawe, ubwo bwiyemezi burakugeza kuki? Uyu mwami yari amaze kubona, amaze kurwana n'ibihugu bibiri, arangije ati oya tereka ntikize na Isiraheli nyitikure nyumvishe. Ariko ngo Imana yabanaga nawe mu ntambara, Imana niyo yari yamuhaye gutsinda biriya bihugu bibiri. Arangije izo nsinzi ziramutwara, ntiyongera noneho no kumenya ko urugamba yagombaga kurwanamo n'Abisiraheli Imana itarushimye. Ariko Amasiya ntiyabyitaho. Nyuma y'uko agiriwe inama, nuko Yehowasi umwami w'Abisiraheli arazamuka asanga Amasiya umwami w'Abayuda, bahanganira i Batishemeshi. Hari aho Abayuda baneshwa n'Abisiraheli, umuntu wese ahungira mu ihema rye. Maze Yehowasi umwami w'Abisiraheli afatira Amasiya umwami w'Abayuda mwene Yowasi mwene Ahaziya i Batishemeshi, agiye Yerusalemu, asenya inkike z'amabuye z'i Yerusalemu, uhereye ku irembo rya Efurayimu ukageza ku irembo ryo ku mfuruka. Hose hari mikono 400. Anyagayo izahabu n'ifeza zose n'ibintu byose byabonetse mu nzu y'Uwiteka no mu by'ubutunzi bwo mu nzu y'umwami. Anyagayo abantu babajyanaho ingwate, asubira i Samariya. Nuko indi mirimo ya Yehowasi yakoze n'imbaraga ze nuko yarwanye na Amasiya umwami w'Abayuda, mbese ntibyanditswe? Yehowasi mwene Yowazi umwami w'Abisiraheli amaze gutanga Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda, amara indi myaka 15 akiriho. Iyindi mirimo ya Amasiya mbese ntiyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma? Bukeye abantu bamugambanira ari Yerusalemu, ahungira i Lakishi. Bohereza abamukurikira i Lakishi, bamutsindayo. Bikoreza intumbi ye amafarashi, bayizana hehe? Yerusalemu. Babirangiye gutya. Ariko nagira ngo mbabaze, ubundi ibi bintu yagiyemo byaramurebaga? Kwizera intsinzi. Buriya iyo urugamba rugiye kurangira, abasirikare benshi bapfa kubera iki? Bapfa kubera yuko intsinzi baba bayireba n'amaso. Aha hantu tugeze turimo turareba intsinzi zimwe na zimwe. Ubu hari abantu bicaye bavuga bati ngewe sinkijya mu kabari rwose, ntago ngisambana, ubu ntago nkiri umujura. Ariko ukwiye kudatwarwa n'izo ntsinzi zabanje. Imana irimo irashaka ko kunesha n'uyu munsi kwiyongera ku kundi kunesha. Haracyari ibindi bintu ugomba kurwana nabyo. Nshuti zanjye, Yosuwa igice cya 7. Yosuwa igice cya 7, Bibiliya iratangaje. Abisiraheli baragiye, bararwanye rwose. Imana irangije bageze i Yeriko, Imana irababwira iti nimwitonde, ibingibi byo ni ngewe bireba. Abisiraheli bagiye gutera kuri Ayi. Intsinzi ikomeye y'i Yeriko yari ikiri mu mitwe yabo. Barebye uburyo barwanye bikoroha,
barebye uburyo inkike za Yeriko zaridutse, barangije bitegereza ubutabazi bukomeye abamarayika babahaye. Iyo ntsinzi yarabaryoheye ku buryo bahise bategura kujya gutera Ayi, badakoze ibyo bari bakoze bajya gutera Yeriko bajya kuyitera. Yosuwa yarabanje yihererana n'Imana, Imana imuha amabwiriza, abatambyi babwirwa icyo bagomba gukora. Nshuti zanjye, abantu babwiwe uko bagomba kwitwara, kubera ko bagombaga gukorana n'abamarayika, bagombaga kugendera ku mabwiriza ijuru ririmo kubaha. Yeriko rero yaridutse kubw'ubufasha bw'Imana buturutse ku bamarayika bayo baje gutabara ubwoko bwayo. Ariko nimureba ku murongo wa 2 w'igice cya 7 cya Yosuwa, nuko bavuye i Yeriko, Yosuwa atuma abantu kuri Ayi hafi y'i Betaveni burasirazuba bw'i Beteri, arababwira ati nimugende mutate icyo gihugu. Nuko abo bagabo bajya gutata kuri Ayi, bagarukaho Yosuwa ari baramubwira bati abantu bose ntibirirwe bagira gute, ntibirirwe bajyayo, hagende nk'ibihumbi 2 cyangwa 3 aba ari bo batera kuri Ayi. Ntiwirirwe uruhiriza ubusa abantu bose, ubusa uboherezayo, kuko abantu baho ari bangahe? Ari bake. Nuko abantu baragenda bari nk'ibihumbi 3, bagezeyo birukanwa n'abo kuri Ayi. Ariko abantu bo kuri Ayi babicamo abagabo nka 36, babavana imbere y'irembo ryabo, babageza i Shebarimu, babirukana ikijyepfo. Nuko imitima y'abantu ishyiki, ubwoba ihinduka iki? Amazi. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba misiyo mfite kukubwira ni imwe, nuko ikigeragezo urimo kuvuga ko cyoroshye nicyo kigiye kukugaragura. Ibintu urimo kubona ukabona ni ibintu byoroshye, nibyo bigiye guhinduka ibintu bikomeye. Izi ntege nkeya Satani arimo kukuzirikisha ukabona ni ibintu bisanzwe, nizo zigiye kukubata burundu. Bageze kuri Ayi barayitegereza, barangije baravuga bati ibi ni ibintu toto, ukurikije intsinzi zabanje, ibi ni ibintu byoroshye imbere yacu. Dufite abadivanisiti batarimo gufata umwanya ngo basenge, binjire mu ijambo ry'Imana, bacukumbure, baprofita amateraniro, kuko ikirere kirimo kiragenda gikuba, ntawamenya imvura igiye kugwa iyo ariyo. Ariko bahora baza bakagenda nk'uko urugi rwizunguriza kuki? Ku mapata yarwo. Intsinzi zabanje, urabona itorero ryacu ni itorero rikomeye, turi abantu bazwi, iwacu kanaka arahasengera. Ikigeragezo, abantu barimo barahura n'ibigeragezo bakabipfobya. Umuntu nkanjye, nge navukiye mu idini sha, iki ntago cyantera ubwoba, mugiye gutungurwa. Bijya biba ngombwa yuko Ayi irusha imbaraga iki? Yeriko. Bijya biba ngombwa ko ikigeragezo wasuzuguye, igishuko wapinze, ari cyo kiguhandamura. Ni ibiki byabaye? Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi mu cyigisho cya 45 haranditswe ngo intsinzi ikomeye Imana yabahesheje yatumye Abisiraheli bigirira icyizere, kuko Imana yari yarabasezeraniye igihugu cy'i Kanani. Bumvise batekanye maze bananirwa kumenya ko ubufasha bw'Imana bwonyine ari bwo bubahesha iki? Intsinzi. Hano dufite abantu barimo barunguka amafaranga, ntashobora kuzana amaturo, ntashobora gutanga icya10, aricara akavuga ati Kigali nyirimo nk'umutekinisiye, ubutekinisiye bwanjye nibwo butuma ngira icyo ngira gute ngeraho. Umugore yajya kumubwira ngo najye kukazamubwira ati papa kana zamuka wenda kwemera uzi gukata umujyi, mugiye kuzawukata n'inkweto zihengame mu buri cyo mucyura. Mumaze kwizera ubutekinisiye, mumaze kwizera izi ntsinzi murimo kugeraho, muzitondere. Niba atari Imana irimo kukugeza ku kintu, icyo urimo kugeraho cyose ntacyo kizakumarira. Ubufasha bw'Imana buhora bukenewe. Uko Imana wari uyikeneye muri segonderi, niko uyikeneye uyu munsi uri muri kaminuza.
uko wari ukeneye Imana ucuruza ikarito, Imana izakomeza gukenerwa n'ubu ujya kurangura Dubai. Uko wari umeze uri umukobwa w'imfubyi warabuze urugo rukwakira, nta sura ugira, nta muryango ugira, ubu ukaba uri umugore ufite urugo rufatika, utambuka abantu bagakoma amashyi, n'ubu Imana irakenewe. Uko wasabaga Imana ngo ikurinde mu 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi, kwa kundi wasabaga Imana ukaba ariyo ukesha kwinyagambura, n'ubu Imana iracyakenewe. Ibihugu byinshi byibwira ko Imana idakenewe. Amerika yabayeho nk'igihugu ifite imbaraga zikomoka mu buprotestani. Amerika imaze kugira ibihangange, imaze kuba igihangange mu ntambara n'iki, Amerika itangira kuvuga ko Imana itageze gute, idakenewe. Ubu uyu munsi wa none imyuzure, ibintu by'imiriro birimo gushya, abaturage badatekanye, ni ikimenyetso cy'uko Amerika ikeneye icyo yari ifite mu kinyejana cya 19. Ikeneye ubuprotestani, abantu bafite Imana nyakuri. Nshuti zanjye, aba bantu bahuye n'ikibazo, ndetse na Yosuwa ubwe yateguye imigambi ye yo kwigarurira Ayi, atigeze agisha Imana inama. Uko ubutekinisiye bugenda buba bwinshi, amasengesho agenda agira gute, agabanuka. Hoya ibi ngibi fundraising mushake musi ntago bisaba gusenga. Ukababwira uti none ibi nibi, oya ntago bigoye, mushaka umuntu w'umutekinisiye ubishoboye. Kangira ikintu babwira, Yosuwa yabwiye abantu kujya gutata adapfukamye, kandi ajya kohereza abantu Yeriko yabanje kugira gute, gupfukama. Uko turimo kugenda dutakaza umwuka wo gusenga, umwuka wo gukunda Imana, umwuka wo kuyishingikirizaho, umwuka wo kumva yuko dutekanye ari uko turi mu nzu y'Imana. Ubu abantu bamaze kwizera yuko banavuye mu nzu y'Imana batekana nk'uko bari basanzwe batekanye. Ni igiki wizeye? Nizihe nsinzi ziri imbere yawe zirimo kukwibagiza gushaka Imana no gusenga? Abagore baraha, reka mbibutse yuko cyagiye kubyara byari byanze, abana bahora barwaye. Uribuka ukuntu wasengaga, uribuka ukuntu wasengaga ufite ubwoba yuko ubuzima bw'imbere butazakunda. Kuki insinzi ufite uyu munsi zakwibagije, zirimo kukwibagiza ibihe wagiranye n'Imana? Nshuti zanjye, hari amagambo atangaje cyane nasomye mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ikigisho cya mbere cyitwa igotwa rya Yerusalemu, ni kuri page 29. Haranditswe ngo i Yerusalemu, nimubireba neza, birukankanye ingabo za Sestius, bishimira iyo nsinzi. Ingabo z'Abaroma zaraje ziragota, zimaze kugota, bwari muri za 68 na 7, ziragota zimaze kugota, ariko ngo zimenya ko iwabo hari igitero cyateyeyo. Barangije gutera Yerusalemu no kuyinjiramo barabireka, batera umugongo Yerusalemu, bagiye iwabo basubiye gutabara, kuko batayo zabo zizi kurwana nizo zari zaje. Abisiraheli rero muri iyo myaka muri Yerusalemu hari harimo abahanuzi b'ibinyoma Yesu yahanuye muri Matayo 24. Hari harimo umutekano muke, abantu bari barimo kurya abana babo n'ibiki byose byarabaye akavuyo, ngo ariko abatambyi bari bakibeshya abantu ko bagikorana n'Imana. Icyabaye ni iki rero? Birukankanye b'abasirikare ba Sestius, bagenda babica umugenda, baragaruka ngo bishimira iyo nsinzi. Abatambyi bababwira ati murabona ko Imana ikirinze umujyi wayo di. Insinzi barayibyina, batangira gukwizamo amasezerano yuko ntacyo Yerusalemu yagira gute, yaba. Ikintu gitangaje, nyamara uko gusa naho batsinze kwabaviriyemo akaga, gusa kwabateye umwuka wo gutsimbarara ku gushaka kurwanya Abanyaroma, ari byo bidatinze byabazaniye kugerwaho n'amahano atarondoreka yagwiriye uwo mujyi wabo waciriweho iki, iteka.
iyi ntsinzi yabishe mu mutwe. Yesu yari yaravuze ngo iki? Yesu yari yaravuze ngo nimubona ibyo bibaye, uzaba ari hejuru y'inzu ntazagire gute? Ntazamanuke. Intsinzi zari zirimo kubyinwa rero zatumye abantu bavuga bati ibi ntabwo ari bya bindi Yesu yavuze. Mbere gato yuko twinjira mu kaga, isi igiye gutangira kubyina intsinzi. Intsinzi z'iterambere, intsinzi zo kugira ibihangange, intsinzi z'intambara, intsinzi zo kumenyekana no kubaka ibihugu bikomeye. Mu gihe ibyo bizaba biriho, isi barimo kwerekana intsinzi yayo, nibwo abana b'Imana bazamenya yuko ufite umwenda ari buwugurishe akagura iki? Inkota. Urwo ni ururimi rwa gihanuzi. Nshuti zanjye, intsinzi murimo kwiringira zirava kuki? Gusenga byagucitsemo, kubana n'Imana byararangiye, kubaha Imana no kuyikorera byagukamutsemo. Ibyo watangaga mu itorero warabifunze, wimereye nk'umuntu uziritse ku ntege nkeya, ariko nk'ikizingiti uraza hano ukongera ukagenda. Nimugoroba twize isomo mbere y'uko Abisirayeli barimbukira mu butayu. Zaburi iravuga ngo barazamukaga bakagera mu ijuru, ngo ubundi bakamanuka bakagera ikuzimu, ngo bakazunga muzunga nk'abasinzi. Kuzamuka bakagera mu ijuru, rimwe babaga bari kumwe n'Imana ku buryo bavuga guti aba ni abaturajuru pe, ariko ubundi wabareba ukabona bameze nk'abari hehe? Nk'abari ikuzimu. Ugomba gutabara ubuzima bwawe. Amagambo akomeye nasomye yantangaje ni amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa paje 223. Haranditswe ngo umuntu ukorera munsi y'ibendera risize amaraso rya Emmanuel asabwa gukora ibintu bizasaba umuhati w'ubutwari no kwihangana. Nyamara umusirikare w'umusaraba ahagarara ashikamye ku ruhembe rw'imbere ku rugamba. Iyo umwanzi amurwanije, uwo musirikare ahungira ku gihome gikomeye kugira ngo afashwe. Kristo ni igihome cyacu kidukingira, ariko Kristo yafashe itorero rye naryo arigira iki? Igihome, umudugudu w'ubuhungiro. Abasirikare bararwana ariko baba bafite umwobo bihishamo. Iyi ndege z'intambara zije, ntabwo umuntu yirukanka tumwobo, ahubwo yirukanka ajya hehe? Ajya mu mwobo. Abana b'Imana bagomba kumenya ko itorero ni igihome cyuzuye umutekano, ni ahantu ingabo zigomba kwihisha mu gihe umwanzi abaye nk'aho azisumbye imbaraga. Nubona ibigeragezo byawe n'amakuba yawe birimo kukwibagiza intsinzi wakuye mu nzu y'Imana, ibigeragezo byawe n'amakuba yawe bikakwiyerekeza mu bantu ukirirwa uzenguruka, uzamenye ko isi irakubashije. Iyo umwanzi amurwanyije, uwo musirikare ahungira ku gihome gikomeye kugira ngo afashwe, kandi uko abwira Uwiteka amasezerano yo mu ijambo rye, uwo musirikare ahabwa imbaraga mu nshingano agomba gukora. Abona ko akeneye imbaraga ziva mu ijuru. Intsinzi uwo musirikare w'Imana agenda ageraho ntabwo zituma yishyira hejuru, ahubwo bimutera kurushaho kwishingikiriza cyane kushobora byose. Suri umusirikare w'Imana. Mu gitondo abantu barabatirizwa guhinduka abasirikare b'Imana. Ubu rero urugamba ubu rutangiye, nta bintu by'imikino no gupfusha ubusa, oya. Ariko umusirikare umwe yari afite umutima w'abasivili, barangije abona aho bari umwanzi yabagose, arangije imbunda yikuramo, yiyambara imyenda y'abasivili ahungana n'abaturage. Mu gihe bari barimo kureba bagereba abaturage batambuka ku mabariyeri, babona yahengamye urutugu. Buriya reka mbabwire, icyo wabaye cyo ntiwakihakana. Kuramo inkweto, basanga inkweto zirishushanyije ku rutugu waho imbunda, baramubwira bati ntabwo uri umusirikare. Arababwira ati ndaza kubibasubiza nyuma amenye icyo muri cyo.
baramujyana baramubwira bati twebwe turi abasirikare b'igihugu. Ati ese nabonye nsigaye njyenyine nsanga ntacyo namara. Icyo nakoze rero nahungiye mu baturage ndavuga nti nimara gushyira ubwenge kujye wenda nzabona bene wacu. Baramubwira bati none se imbunda irihe? Arababwira ati ariko n'inka zirabura nkanswe imbunda. Icyo bakoze baragiye babanza kumufata baramukubita bagerageza kumukuba bya gisirikare ngo ubusivili bumushiremo, ariko ku munota wa nyuma baramukubita arababwira ati iki mureke mvuge. Afande wari ushinzwe kumukuba aravuga ati mumuhe umwanya avuge, wabona agiye kuvuga ibintu by'abantu bazima. Hanyuma aravuga ati afande ukubita umuntu gutya nta n'amata yabonye. Icyo bakoze barengejeho ukundi kwezi ngo baramufungura baramurekura arigendera. Kubera iki? Imbaraga bashora ngo abe umusirikare arimo arazikoresha ngo abe umuki umusivili. Turi muri iri torero turi ku rugamba, duhanganye n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, duhanganye n'ibikomerezwa byo mu isi, duhanganye n'abantu b'imyuka mibi, duhanganye n'abantu bacurika ibyanditswe byera, kandi duhanganye n'uyu mubiri n'iyi si duhagazemo. Twakagombye kuba turi abantu b'abasirikare batega amakiriro ku Mana kuri buri rugamba urwo ari rwo rwose. Ariko abantu bamaze kuba abasivili, wagira ngo intambara ikomeye yarahagaze. Nshuti zanjye, ntago nabura kubabwira amagambo akomeye ari mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino, urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya mbere umurongo wa 10. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya mbere ni igice cya kabiri, igice cya kabiri umurongo wa 10. Paulo yavuze amagambo akomeye aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kugira gute kuturokora. Amen. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice cya mbere umurongo wa 10. Mu mateka yahise Imana niyo yaturokoye, uyu munsi wa none Imana irimo irakoresha imbaraga zayo ngo iturokore nubwo tutabirebesha amaso, kandi dufite amasezerano yuko nidukomeza kubana nayo n'ubundi izakomeza ikagira gute ikaturokora. Ukurahe umutima w'ubwoba, intsinzi irakenewe. Kubw'ibyo hagomba kubaho kugerekeranya ikintu tuva kuri kimwe tujya ku kindi. Urwandiko rwa mbere rwa kabiri rwa Petero, abasomyi babiri yatujyane. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero harimo amagambo nakunze cyane nifuza ko dusangira. Igice cya mbere umurongo wa 5. Ibyo aba ari byo. Amen. Kwizera mukongereho ingeso nziza. Umuntu arimo aricara yamara kugira intsinzi abaye umwizera, bamushyize mu gitabo cy'itorero, iby'ingeso nziza reka da. Itorero agatangira ati ngewe mfite kwizera, twakijwe n'ubuntu bwo kwizera, imirimo nta kimaze. Reka mbabwire, kwizera Imana yagushyizeho ngo kujye kubyara imirimo. Iyo kwizera kutabyaye imirimo uba ufite ikibazo, nta n'intsinzi uzagira. Ibintu byose bitangirira ku kwizera. Niba udafite kwizera, mbabajwe no kubabwira ko muri uyu mugoroba hari abantu bashaka kwihangana batarigeze bizera Imana, hari abantu bashaka kugira urukundo batarigeze bizera Imana. Niba ibintu byose bikwicaje hano kwizera atari ryo banze ryabyo, ufite ikibazo. Ariko kwizera tutazatugenda tubwira abantu naratsindishirijwe, nabonye ubwiza bw'Imana, nabonye Yesu abambye. Oya, hagomba gukurikiraho ingeso nziza. Kwizera mukongere w'ingeso nziza. Ariko hari abantu bakwamira ku ngeso nziza, umuntu bakamwita umunyabwuzu, akagaburira abantu, akagira gute ku rusengero, wamubwira ikibazo agakora mu mufuko, ariko wamureba ugasanga izindi mbuto z'umwuka nta na rumwe afite. Wewe waparikiye he? Waparikiye hehe? Ingeso nziza muzongereho kugira gute kumenya.
nta muntu ukwiye kugira kwizera ngo agire ingeso nziza umubwire uti muri Matayo 5 handitse ngo iki, ahita akubwira ngo handitse ngo uzumirwe. Ubwo si uwo ni umwizera? Simwe mbazara. Kwizera ndetse n'ingeso nziza biba bikeneye kumenya. Kubera iki? Iyo udafite kumenya wizera ibibonetse byose kandi warangiza ukanakora nabi ugira ngo urimo uragira neza. Dufite umubare munini w'abizera yanga gutanga icya10 amafaranga akayavunjisha akagendana mu ikoti, aca ku muntu hano mu mujyi amuhereza yakire n'ubundi umurimo w'Imana n'uw'Imana yafate. Warangiza ukamubwira uti ko mfite ikibazo, mfite umurwayi, hari amafaranga nagomba gutangamo icya10 ariko iby'uburwayi nibyo byihutirwa, n'ubundi nayo ntanga, n'ubundi abapasitoro bakaguramo imodoka. Yajyanesha wumva uko Yesu agira neza. Uwo muntu afite kwizera n'ingeso nziza bibura kumenya. Ntaramenya Imana ngo amenye uko Imana ikora. Kandi kumenya, hari abantu bagera ku kumenya yarangiza akabakingi. Kubera iki? N'umubwiriza w'umurayiki azi amasomo menshi ya Bibiliya nta n'uyimurusha, kumenya kwe kukamugusha akagwa. Kubw'ibyo rero kumenya mukongereho kugira gute? Kwirinda. Ntabwo umuntu uzi Bibiliya, umuntu ufite ingeso nziza, umuntu w'umwizera ntakwiye kubaho atirinda. Bantu muzabatizwe ejo, iri torero ryacu Imana yarihaye ubutumwa bw'amarayika 3. Twize ubwo butumwa, ariko ikintu gikomeye kwirinda niyo ndangagaciro igaragaza yuko itorero ry'Imana ryakugeze mu mutima, nawe warigeze ku mutima. Iyo ibyo kwirinda kwawe kubuze, ukeneye kwitoza kwirinda mu myambarire, mu mirire, mu mibanire yawe n'abandi, mu byo ukora byose. Kwirinda iyo gutakaye ubu uzaba umwizera uhombye. Ariko ubu dufite abantu baparikiye aho ngaho, muganira akakubwira ati ngewe ntago ndya inyama, ntago nanywa amazi, toka satani kwa generation, ngewe nywa amazi adatetse. Oya nta n'uwiwanjye wabibonaho. Ariko warangiza ukamuhamagara, wajya kumva arakubwira ati kana karanyanga ku buryo ngewe mbonye n'uburyo no kumwicisha namwicisha, ngewe buriya ntago njya. Ukasanga umuntu ntarya inyama z'inkoko n'iz'inka, ariko arimo ararya iziki. Muzarebe amatiku mugire iyo mugiye kujya mu matora, buryo mwirirwa muvuga abayobozi b'itorero. Ukubitana n'abantu mu kibuga barimo kuganira, barangiza bati duhite tumurengagiza kana uwabo n'uwo muri systeme. Wahagera bagahita batangira ati iriya modoka njye narabivuze ko ari nziza. Bakaganira undi ati nanjye nzayigura. Ntuteye intambwe ati nyibutsa aho twari tugeze aho n'ubundi yadusanze Nyamirambo, n'ubundi azagera gute? Hazahadusiga. Ariko mwaganira bakakubwira bati niwe ujya uhagararira icyiciro cy'ibintu byo kureka inyama. Ariko reka mbabwire, iyo uri umwizera ndagira ngo mbabaze, ibi bintu by'ingeso za gikristo ni intsinzi imwe umuntu arimo guhabwa, iyo ntsinzi ikamwerekeza ku yindi. Ntukwiye guparika ku ntsinzi imwe. Nyuma yo kwirinda rero, kwirinda mukongereho kugira gute? Kwihangana. Hari igihe uzana ibyo bintu byo kutarya inyama mu rugo, umugore akakubwira ati ariko ngewe ndi muri gereza, ndi injiji yawe watoraguye, ariko ujya umenya ko nge n'abana nabyaye dufite umutima. Umugabo yarangiza akazaza arakara, akaza mu materaniro mu gitondo. Harimo n'abantu bakabya, ukabona umuntu abyukije abana saa 12 na nyina, muze munywa amazi akonje we. Amazi ya mu gitondo agira akamaro, mutazapfa naho mwigejeje, Imana itazabambaza. Bakayakubita, nyuma y'amasaha 2 bakamubwira bati ko dushonje twese tuzungera, ati mwihangane Yesu arabizi. Reka mbabwire, urugo rwose uzajyanamo kwirinda, ntusenge Imana ngo iguhe kwihangana, bizagutamaza. Suza mugenzi wa mubaze uti turacyari kumwe, mubaze niba gihari.
wowe waparikiye mubaza aho waparitse. Ashobora kuba aparitse ku ngeso nziza, ibya Bibiliya n'iby'amateraniro ntabyo azi, ibyo kwirinda aricara akavuga ati icyinjiye mu muntu nicyo kigira gute, kimuhumanya, igisohokamo reka. Wowe waparitse he? Kwihangana mukongereho kubaha iki? Kubera ko hari igihe umuntu yicara ukamaze uti papa kana wabaye intwari rwose, ni gutubana n'umugore mubi nk'uyu nguyu uguca inyuma ugakomeza ukihangana, yanze akakubwira ati naremeye mpfiramo, basaza be n'abasirikare batazandigata. Buriya rero buri muntu wese uri aha ngaha witwa ngo yarihanganye mu rugo, n'ubu ryarya ahubwo wabona afite utundi tuntu twarimo gutegura. Uzi ko hari nk'ukuntu abantu basigaye baganira ugahamagara umuntu uti umugabo wawe motira mugonze, none se arapfuye? Noneho ukumva nta bintu by'impuhwe bindi birimo, none se mbwira arapfuye? Uti rero ndabona aryamye atanyeganyega, oya undebere ko apfuye. Ariko abantu bavuga bati kanaka yihanganiye urushako, mama we byahe. Mwari muzi ko kwihangana ari imbuto ya Mwuka Wera? Mwari muzi yuko igihe akaga karengane kazaba karimo, abamarayika bazatunga urutoki ku itorero bavuge ngo aho niho kwihangana kw'abera kugize gute? Bitondeye amategeko y'Imana mu bihe bibi kandi bakomeje guhamya nde? Yesu. Ubu Imana irimo iraducucumuriramo Umwuka Wera wo kwihangana. Nubona kwihanganira muri korari byakunaniye, mu nama y'itorero byakunaniye, abaturanyi byakunaniye, ku kazi byanze, uzamenye ko ufite ikibazo, ntabwo uzarwana urugamba ruheruka. Bantu muzabatizwa, iri torero ry'abadivantisiti ritoza abantu kwihangana. Kandi kwihangana nako mukongereho kubaha iki? Kubaha Imana. Kubaha Imana ntimuparikiraho, mukongereho gukunda bande? Bene data. Ugomba gukunda abantu b'iri torero wowe uzabatizwa. Ugomba gukunda iri torero ukarirwanira ishyaka, ukarwanira ishyaka umwizero uririmo. Nigeze guhura n'umumama arambwira ati iyo nkurebye numva nezerewe, abantu twabatizanyijwe sinjya mbabona, ariko iyo nkubonye mba numva byibuze mvuga ni ntago twapfiriye gushira. Ako iryo ni ishyaka. Ariko reka ngira ikintu mbabaza, umuntu barahamagaza bati dushaka ukuntu dufasha umwizera wacu arakennye, ukumva umugore abajije umugabo nakubonye ujya imbere ujya gutanga amafaranga, ariko buriya ntago ujya umenya, abakire baricaye baracecetse ugiye kuvuga, ariko nanga abantu batimenya, buriya washyaga warurike. Ariko reka mbabwire, buriya nubona dushishikaye turimo gushaka gufasha umukecuru, tugashishikara dushaka kuvuza umuntu, tugashishikara dushaka kugira umuntu ubuzima bwanze twubakira ubuzima, ntabwo tuba dushya twarura ubusa, icyo twarura uzakibona mu minsi iri imbere. Ugomba gukunda bene data, akaba ari buha akazi, akaba ari buhamagara ugacira inzira, ukumva wishimiye kuba wabana nabo. Umunsi umwe nigeze kwakira umuntu mu rugo iwacu aho nabaga, ubuzima bwari bwaranze, araza aba mu rugo iwacu, bashaka gusa naho batabyishimiye, ariko ndangije ndababwira ni muhumure, nta kintu azabavunaho, nzavunika ninshaka n'ubuyede nzabukora, ariko mumureke ni umuntu Imana yanyoherejeho abanza tuze. Twabaga mu kumba, nari mfite akumba n'urugi ntago rwakingukaga, noneho nari naribeshye njya gukoresha igitanda, nkoresha igitanda kingana na cya cyumba cyose. Ariko reka mbabwire, Imana yadukuye kure nubwo mutajya mubivuga. Ubwo rero nukuvuga ngo kujya kuri icyo gitanda, inkweto nazisigaga muri saro, akaguru kubera ko ndi muremure naragateraga nkahita ngera hehe ku buriri. Ubwo no kuvaho kwari uko. Ariko icyo gitanda twicaragaho tugatekereza, tugakurura ubwonko, tukagera kure. Iyo rero twatekerezaga bikanga, twageraga tukavuga ngo naho Imana tu ubundi tukaryama. Mu nguni twari dufite ikibindi murakize. Ikibindi hari ukuntu wakegekagamo akabafure gatoya,
kigakubita amabati akajegera, amabati ukumva arimo arajegera, tugakubitamo uturirimbo tw'Imana, twajya kubona tukabona burakeye, tukigira amateraniro ya mu gitondo, ubundi tukata ku buzima bikanga, ubundi bigakunda. Reka ngire ikintu mbabwira, abo bantu twagiye tubana muri ubwo buzima mbarwanira ishyaka, uyu munsi ni abantu bakomeye mu itorero ndetse no mu buzima busanzwe bwa leta, ku buryo ikibazo ngize bakimanukanamo n'imbaraga ntarabona. Abantu bakavuga bati nyamara uyu muntu arakomeye. Ntabwo nkomeye, uri muri nge niwe ukomeye. Yesu uri muri twe niwe ukomeye. Abizera barwaniraga ishyaka. Nigeze kujya ahantu ndi umushomeri, mpasanga akazi ko kwesitara umuriro w'amashanyarazi, ariko mpageze nsanga akazi ko gukupakupa, ukupakupa niba ari buhemba amafaranga aruta yuri bwesitara amashanyarazi. Ndabaza none se kariya nako mbashakira umuntu? Bati yego. None se uwagakora? Bati rangiza ibyo urangiza nako niba ukajyaho ukajyeho. Ikibazo nagize, mpamagara umuntu w'inshuti yanjye yari umuririmbyi ufite base nziza, ndamuzanye ndambwira noneho njyewe kwesitara amashanyarazi ibyo ntabwo urimo, ariko ibi byo gukupakupura bibashije. Tangira wataka uturutse hanze y'igipangu, nanjye ndakupakupamo imbere. Ubwo murabyumva, ntabwo nari menyera ibintu byo gukupakupa, naga ntabwo nari nzizi, nakuyemo isogisi aba ari ryo nambara mu maboko, nkupakupamo hagati. Ngiye kureba hanze nsanga wa muntu ntaho yageze. Naho twakupakupiraga hafi y'ahantu abantu baririmbyi bamanukaga bajya muri repetition ku rusengero, yabonaga inkuma asanzwe atereta akabarasimbutsa araje. Twahamaze iminsi 2. Iki rero nacyo ni ikibazo byasabye yuko ndangiza mu gikari, ndaza nkazaza nkupakupana nawe hanze. Naho harimo aravuga ati iyi base yanjye nshoye ntabwo umukobwa wayibona yavuga ko nkupakupa. Icyo nacyo kiba ikibazo, kwikururaho umwizera w'umunebwe n'umwiyemezi. Ubu hano hari abantu birirwa bezikoroka, kandi hano mufite inyubako, itorero rihora rikeneye abayede hariya, ariko ukavuga uti oya batanshishamo iki? Bazari gucishamo. Ugomba kurwanira ishyaka bizera. Umwizera yagira ikibazo, ubu twagize ikibazo, akantu kose karavuka. Reka mbabwirire pasiteri, njyewe hari ahantu ngiye nabonye ikiraka kandi nari maze igihe ntagifite. Aro pastor, hari umwizera wawe ugize ikibazo ubikurikirane, kandi ubwo ni umukuru w'itorero, ukamubwira uti rero dufite ikibazo, hari umwizera ushonje. Harya nyibutsa twatuye angahe mu isanduku y'ubutabazi ku isabato? Kandi ubwo wegamye imbere y'imodoka, urufunguzo ruri mu gutwi. Bababwira bati batuye 83,000. 83 ubuse nta kirimo ra, haracyarimo. Reka nguhuze n'ubishinzwe. Aro ya mafaranga yose aracyarimo, hari umuntu ngiye kohereza kandi umufashe n'umuntu wanjye. Niba ari umuntu wawe wamwifashirije. Mwabaye ibisambo ku buryo ibibazo byose bizakemurwa n'isanduku na kiriya giseke mushyiramo ibiceri. Sigaye ubona bizera bajya guturuka, abona barimo barahenga mukagira ngo nta mafaranga ari kure, naho arimo arabwira ibiceri ngo bitandukane n'inoti. Tugeze ku rwego n'intoki zisigaye ziza amafaranga umuntu ashaka. Intoki urutoki urarubwira uti mugende muzane sengisa iryamye hagati y'inoti za 5. Ubwenge umva, abantu b'inyamirambo muri abahanga. Nota akaba ari iza ya sengisa, ntashobora kwibeshya. Twarangiza ngo turajya mu ijuru, ntago bishoboka. Niba udakunda bene so biragoye. Gukunda bene data nabyo ntuparikiraho. Gukunda bene data mukongereho iki? Urukundo. Musagurire n'abatagira Imana badasenga. Ubu umuntu ushobora kugirira neza abasenga n'abatagize gute? Kubera ko rero hari abakunda bene data gusa bagaparikiraho. Iyo tubwiye abantu ngo tugiye gukora amavuno dukeneye abashyitsi, uricara ukavuga uti ejo bundi ko namuciyeho yayura singira icyo mu marira ndamurarikana. Impamvu ubona mwese mumanuka mukaza nta mushyitsi muzanye, muba mwarabanye nabi n'abaturanyi. Ukavuga uti oya ntamuzana kanshishamo ijisho, bazari gucishamo. Ibi bintu rero kubw'ibyo
ibyo bintu nibiba muri mwebwe bikabagwiramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Mu magambo make, hano hicaye abantu kubera kubura izi ntsinzi mbabwiye, hicaye abantu babaye abanyabute. Abo ni abambere. Niyo mpamvu itorero rihora rikora amavuna ngo abizera bavugururwe. Abanyabute, ibi bintu kubibura byatumye baba abanyabute. Abakabiri ni abantu b'ingumba, uhora ushakamo umwanzuro mwiza, uhora ushakamo urubuto, ukagira gute? Ukarubura. None nagira ngo mbabaze, mumbwire, ari ukuba umunyabute no kuba ingumba igikanyakanya ni ikihe? Ariko nimunsubize abantu b'Inyamirambo. Icyo ubona wowe kikoroheye ni igiki? Simwe mbazara? Ubu mwese mwese muvuga muti nabo umunyabute Fazari. Mwari muzi ko ubute buzatuma abantu bagera ku marembo y'ijuru bakabura imbaraga zibasunika ngo binjire? Buriya ubute nicyo kintu kibi cya mbere. Ubu abantu bahise bavuga bataho kuba ingumba nabiki? Nicyo kibi cyane. Ariko muri uyu mugoroba Kristo ari hano, arashaka ko abana be abaha intsinzi zigereka ku zindi. Uko wari uri mu mwaka ushize ntabwo ari ko wakagombye kuba umeze, hakagombye kuba hari izindi ntsinzi zidasanzwe wakiriye. Ndasoza mbabwira amagambo ari mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, paje 162. Mu itorero ryo muri iki gihe hakenewe abantu bameze nka Nehemiya. Ntabwo ari babandi bashobora gusenga no kubwiriza gusa, ahubwo ni babandi basenga kandi bakabwiriza, ariko iyo mirimo yose ikaba ifubitswe no kugira imigambi ishikamye kandi irimo umuhati. Amen. Imana irashaka abantu badasenga gusa, batabwiriza gusa. Ibyo bintu bigomba kuba bifubitswe n'umutima w'ubushake. Kuba wicaye aho ngaho ibintu byapfa hano ukumva ufite ishyaka ry'Imana, ukumva urababaye, ugatangira gusengera mu mutima, ndetse rimwe na rimwe ukabwira Imana uti Imana, ningira umugisha nkaba umuyobozi, aka kantu karebeka nabi nzagakemura. Ariko mu gihe ntaraba umuyobozi, uzampa umugisha mpure n'umuyobozi ahugutse, abapasteri, mubwire kuko hari ibintu bidasa neza, hari ibintu bitagenda. Iyo watangiye kumva ibitagenda neza mu nzu y'Imana bikurya, ibigenda neza bikagushimisha, uba wamaze guhinduka Nehemiya. Nehemiya yemeye guhara icyubahiro kugira ngo ubwoko bw'Imana budaseba. Ugomba gukunda Imana n'umutima wawe wose, ugomba gukunda itorero n'umutima wawe wose, ugomba gukunda abavandimwe muhuje kwizera n'umutima wawe wose. Ubutumwa nari mbafitiye nubwo, kuki waparitse intsinzi za kera kandi hari izindi Imana ishaka kuguha? Imana yo mu ijuru bamera umugisha mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba bishoboka ko hari intsinzi urimo gushaka. Kera waratsindaga, ariko muri no minsi urimo uratsindwa. Ibyaha wabashaga ubu birimo birakubasha. Isi irimo iragukubita hasi, ibyaha urimo gukora bikagukubita hasi. Kubaho mu buzima bwo kuba mu nzu kure y'inzu y'Imana biragukubita hasi. Kubw'ibyo rero ufite intsinzi za kera, ariko uyu munsi nta ntsinzi nshyashya uheruka gukura ku mwami Yesu. Yesu arimo araguhamagara muri uyu mugoroba kugira ngo aguhe kunesha. Arashaka kuguha imbaraga zo kunesha ubusinzi, kunesha ubusambanyi, kunesha ibikukubita hasi byose, kugira ngo Yesu azamure intebe mu mutima wawe, azamure intebe ye, aguhe imbaraga zo gucika ku kibi. Muri uyu mugoroba ndashaka kureba ninde muntu usaba Imana izi ngeso za Gikristo, uvuga ati Imana, icyuho nari mfite naho kiri, ndi umunebwe ndetse ndi n'ingumba, nibereye aho kandi nibikomeza gutya nzisanga mbuze ubugingo kandi nari hafi yaho butangirwa. Mana, kangura ubuzima bwanjye ntatakarira hano tugeze. Niba ufite icyo cyifuzo, ngwino dusenge. Tere intambwe, tera intambwe. Imana iri hano. Aya ni amasezerano iyafite mu biganza. Irimo irareba umuntu wese wibwira yuko yari yaracitse intege kandi akaba abyiyumvamo. Imana irimo irashaka kumuha imbaraga. Bwira Yesu uti ubu ndaje. 291. Imana iguha umugisha. Ngaba abantu barimo gutera intambwe baza gushaka aho Imana ubutabazi.
barimo kubwira umwami Yesu bati ndi umunyantege nke mu buzima bwa buri munsi, ariko sinifuza kuba umunebwe umunyabute muri iri torero, nta nubwo nifuza kuba ingumba. Yesu, intsinzi imwe ikurikirwe n'indi. Ndabatuwe sinyibabaye, Yesu ndaje, Yesu ndaje, umunezero iwawe, ubu Yesu ndaje, nje nifuza gufashwa nawe, ngutuye intege nke zanjye unkize. Bino wiyegurira Imana, bwira Yesu uti ubu ndaje, bwira Yesu ubu ndaje. Nkijijwe isoni, nkijijwe isoni sinihebye, wino usange Yesu, wigira ikintu kigutera ubwoba icyo ari cyo cyose, hagurukira aho uri mu mbaraga z'Imana, ngwino Imana iguhindurira umutima. Mvuye mu mibabaro y'isi, ubu ngeze mu mahoro yawe, simbabaye ndanezerewe muri uyu mugoroba. Yesu ubu ndaje, nkizimiruho n'ubwibone, nkizimiruho n'ubwibone. Yesu ndaje, uririmbe cyane. Yesu ndaje, nje kuba mu mahoro yawe. Bwira Yesu uti uyu mugoroba noneho ndaje, nje kuba mu rukundo rwawe, kuba mu rukundo iwawe, sinyihebye, nje mu munezero. Jahuri, jahuri ndimo kuguruka nk'inuma, ubu Yesu ndaje. Wamaze ubwoba bw'igituro, wamaze ubwoba bw'igituro, Yesu ndaje. Ngwino Yesu akumara ubwoba, Imana iguha umugisha. Ngwino mu munezero w'Imana. Amen, amen, amen. Ubu Yesu ndaje, wanyaruye mwirimbukiro, waranyaruye Mana, wanyaruye mwirimbukiro, ungeza mu mahoro adashira, ungeza mu mahoro adashira, ngo mpore nkureba mu maso, mpore mureba mu maso. ubu Yesu ndaje, ubu Yesu ndaje. amen, amen. Munyemerere muri uyu mugoroba, muri uyu mwanya mwiza wo gusengera abana b'Imana batambutse, bavuye mu mubabaro w'isi baje mu munezero w'Imana, ab'Imana yohereje ngo bajye bahora babona mu maso hayo mu rusengero rwayo rwera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Munyemerere uyu mugoroba aho kugira ngo abari nge nsenga, mpamagare Pastor Vuganeza Didier, yego, aze asabire umugisha abana b'Imana. Sabato nziza, reka mu cyubahiro cy'Uwiteka twese duhagurutse dusenge.
Uwiteka Imana yacu nziza, turagushimiye. Turagushimira ijambo ryawe wasezeranye ko ritagaruka ubusa, kandi twese twaryumvise, ariko binagaragara ko hari imitima ikozweho. Turagushimira abana bawe bitanze kugira ngo bakwiyegurire. Turagusaba ngo umwuka wera ari we ubafasha, abahe kwitanga nyakuri kandi bitange mu buryo bwuzuye. Baba abana bawe wishimira, ubabarire gukiranirwa kose, ubakire nk'abana bawe. Ubandike mu bitabo byawe, ubahe gukomeza amategeko yawe, uzabarinde gusubira mu biganza bya Satani, ahubwo bazagumane nawe iteka. Mboneyeho gusabira n'umugaragu wawe watumye kuri iri torero, kugira ngo ujye umufasha nawe, kugira ngo ubutumwa abwire abandi nawe bumufashe n'umuryango we. Nsabiye itorero rya Nyamirambo n'abayobozi baryo, abizera, kugira ngo basukire ku mwuka wera, ngo muri iki gihe giheruka cy'amateka y'isi, aho bigaragara ko kukubaha birimo imbogamizi, ujye uha abana bawe kuba mu ruhande rwawe. Iyi sabato rero nitubereye umunezero twese, mbisabiye abana bawe bose mu izina rya Yesu. Turi mu rugendo tugana Isiyoni mu ijuru, ahataba urupfu hahora ibyishimo. Abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo, batishimira Yesu wagize neza. Abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo, batishimira Yesu wagize neza. Tugeze mu ijuru, hazaba ho kuramukanya, mbere y'abizera twese tuzatangara. Tugeze mu ijuru, hazaba ho kuramukanya, mbere y'abizera twese tuzatangara. Abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo, batishimira Yesu wagize neza. Abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo, batishimira Yesu wagize neza. Ningerayo nkabura uwo twafatanyaga umurimo w'Imana, nzahita ntangara. Ningerayo nkabura uwo twafatanyaga umurimo w'Imana, nzahita ntangara.
benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimwa Yesu wagize neza. Abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimwa Yesu wagize neza. Ningerayo abona umuntu wari mubi duhagararanye nzahita ntangara. Ningerayo nkabona umuntu wari mubi duhagararanye nzahita ntangara. Abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimwa Yesu wagize neza. Abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimwa Yesu wagize neza. Abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimwa Yesu wagize neza. Ibyiringiro byiza by'umugisha n'agahozo ku bana b'Imana. Ibyiringiro byiza by'umugisha n'agahozo ku bana b'Imana. Yesu agiye kujya mu ijuru yadusigiye ibyiringiro by'umugisha n'agahozo. Buri muntu wese utuye ku isi azabona umukiza Yesu agarutse, azanye n'ubwiza butavugwa tumubone agarutse. Abakiranutsi bazishimaga agarutse, abanyabyaha bazamuhungaga agarutse, abasinziriye mu bituro bazazuka bamubone. Bazinjirana n'umukiza mu rurembo yaduteguriye, bazinjirana n'umukiza mu murwa yaduteguriye, bazinjirana n'umukiza mu bwami bwe yaduteguriye. Tuzinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro. Bazinjirana n'umukiza mu rurembo yaduteguriye, bazinjirana n'umukiza mu murwa yaduteguriye, bazinjirana n'umukiza mu bwami bwe yaduteguriye. Tuzinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro. Ubuhanuzi burasoza ibyiringiro by'umugisha ku bana b'Imana. Namwe Imana itumenyesha umunsi umwami azagarukiraho, ahubwo itegure abamwiteguye bose bazajyana nawe, bazinjirana n'umukiza mu rurembo yaduteguriye, bazinjirana n'umukiza mu murwa yaduteguriye, bazinjirana n'umukiza mu bwami bwe yaduteguriye. Tuzinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro. Bazinjirana n'umukiza
mu rurembo yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu murwa we yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu bwami bwe yaduteguriye tuzinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro. Hariho bamwe bavuga ngo uhereye igihe itorero ryatangiriye muri iyi si bavuga ngo Yesu azaza ryari kuri wa munsi ntarengwa nyamara Yesu azaza abamutegereje bameshe imyenda yabo bazinjirana n'umukiza mu rurembo yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu bwami bwe yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu bwami bwe yaduteguriye tuzinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro. Bazinjirana n'umukiza mu rurembo yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu murwa we yaduteguriye bazinjirana n'umukiza mu bwami bwe yaduteguriye tuzinjirana n'umukiza twibanire iwe amahoro. Yarabambwe byose mbega ukuntu yabyikoreye Yesu mbega ukuntu yababajwe cyane ajyayo ajyanyweyo n'ibyaha byanjye byarabambwe byose mbega ukuntu yabyikoreye Yesu mbega ukuntu yababajwe cyane ajyayo ajyanyweyo n'ibyaha byanjye wanjakaramata muhimbaza ubudacogora ndirimbisha umunwa n'umutima wanjye kuko ibyaha byanjye byabambwe nzabana n'umukiza wanjakaramata muhimbaza ubudacogora ndirimbisha umunwa n'umutima wanjye kuko ibyaha byanjye byabambwe byose mbega ukuntu yabyikoreye Yesu mbega ukuntu yababajwe cyane ajyayo ajyanyweyo n'ibyaha byanjye byarabambwe byose mbega ukuntu yabyikoreye Yesu mbega ukuntu yababajwe cyane ajyayo ajyanyweyo n'ibyaha byawe ajyanyweyo n'ibyaha byanjye ajyanyweyo n'ibyaha byawe ajyanyweyo n'ibyaha byawe. Intambara hagati ya Kristo na Satani igiye kugira iherezo intambara hagati y'ukuri n'ikinyoma
ingoma igiye kugera ku musozo, urugamba rukaza umurego bavandimwe iyo rugiye kurangira. Mukomere mukuri, mushikame mukwizera kandi mutajegajega, mutegereze mwihanganye mufite ibyiringiro kandi mutajegajega. Mukomere mukuri, mushikame mukwizera kandi mutajegajega, mutegereze mwihanganye mufite ibyiringiro kandi mutajegajega. Urugendo rw'abana b'Imana amatsiko zijyuzaro tumusugeze, inziga z'amagare y'ibicu zizaririmba zizibwiriza gusingiza Imana, amababa y'amagare nayo azaririmba ubwo urugendo rutangire. Uwera umuziranenge, uwera umuziranenge, uwera umuziranenge, uwera umuziranenge. Abamarayika nabo bazaba baririmba, ibyaremwe nabyo bizaba biririmba. Uwera umuziranenge, uwera umuziranenge, uwera umuziranenge, uwera umuziranenge. Umwami Yesu azaturwa ku bicu feri ya mbere ni mu murwa wera, tuzatumbagira iki kirere isanzure ryose turirenge, tuzarenga iyi mibumbe yose twigerera iwacu mw'ijuru. nibyo koko tuzayirenga, 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 tuzayirenga yose, tuzayirenga, tuzayirenga yose, tuzayirenga, tuzayirenga. Ubwo tuzaba duhawe ikaze, amajwi azasakara ikirere, tuzasingiza umwami w'abami ibihe byose, niwukwira inkoni y'ubutware. Bazaba bari hafi guhura ngo bavuga iby'agakiza kacu, bavuga uko nacumuye, bavuga uko nakize, abacunguwe twese tuzaba turirimba tuti mwami warakoze. Bavuga uko nacumuye, bavuga uko nakize, abacunguwe twese tuzaba turirimba tuti mwami warakoze. Bavuga uko nacumuye, bavuga uko nakize, abacunguwe twese tuzaba turirimba tuti mwami warakoze. Turi mu rugendo tugana Isiyoni mw'ijuru, ahataba urupfu hahora ibyishimo. Abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo, batishimira Yesu wagize neza. Abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo, batishimira Yesu wagize neza.
y'abizera twese tuzatangara tugeze mu ijuru hazaba ho kuramukanye mbere y'abizera twese tuzatangara abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira Yesu wagize neza abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira Yesu wagize neza ningerayo nkabura uwo twafatanyaga umurimo w'Imana nzahita ntangara umva ningerayo nkabura uwo twafatanyaga umurimo w'Imana nzahita ntangara abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira Yesu wagize neza abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira Yesu wagize neza ningerayo abona umuntu wari mubi duhagararanye nzahita ntangara ningerayo nkabona umuntu wari mubi duhagararanye nzahita ntangara abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira Yesu wagize neza abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira Yesu wagize neza abantu benshi bazaririmba indirimbo nziza z'agahozo batishimira Yesu wagize neza ndashaka kuvuga uko yankunze kuva kera igihe yandemaga mazakana cungura namenye ko atazansigirira Yesu yamitiyemo kundema nkaho maringo Yesu yamitiyemo kuncungura nkaho nari mari uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza namenye ko atazansigirira yamitiyemo kundema nkaho maringo yamitiyemo kuncungura nkaho nari mari uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza namenye ko atazansigirira birenze kure ibyo nari
musaba kugira ngo nkorere yatanze ubugingo bwe asesa amaraso ye kandi ari twe twamuhemukiye. Yesu yamwitiyemo kundema nkaho maringo mizero, yamwitiyemo kuncungura nkaho nari mari. Uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza, namenye ko atazansigirira. Yesu yamwitiyemo kundema nkaho maringo mizero, yamwitiyemo kuncungura nkaho nari mari. Uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza, namenye ko atazansigirira. Yamwitiyemo kundema nkaho maringo mizero, yamwitiyemo kuncungura nkaho nari mari. Uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza, namenye ko atazansigirira. Yesu yamwitiyemo kundema nkaho maringo mizero, yamwitiyemo kuncungura nkaho nari mari. Uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza, namenye ko atazansigirira. Yesu namenye ko atazansigirira. Yesu namenye ko atazantererana. Yesu namenye ko atazansigirira. Yesu namenye ko atazantererana. Yesu namenye ko atazansigirira. Yesu namenye ko atazantererana.